Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel ibigisha uko wakora ibintu mu migano, uko wakwiteza imbere, uko wakunguka ubumenyi, nibyo aha ngaha ndi kubasobanurira, gusa nyine mbabwira ngo mukomeze gukanda subscribe, muzajye mubasha kubona video nshya nakoze, mbigisha mbereka uko mwakwiteza imbere, mbereka uko umugano ari ingirakamaro, rimwe nzanabereka ukuntu uko umugano ushobora kuvamo ibiribwa. Imigano iraribwa ivamo ibiryo biryoshye, kandi bitasabye kubijyana mu ruganda, mu ruganda, ahubwo ukiva kuwutema ukaba waburya, ukawuteka neza, ukawutunganya, ubundi ukavamo ibiryo bimeze neza. Hano ntarindi gusobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko buri kamwe ku kandi nzajya nkazana ukwako, mbashe kubigisha, mbasobanurire, mbereke, ndetse tujye no gutembera mu ishyamba ry'imigano, mbereke ukuntu bayitema. Ntabwo uyitema nk'uko ibiti bisanzwe babitema, oya, ushobora kuwutema nabi ukangirika, ukaba wasaduka, ukaba ntacyo wamara muri ako kanya. Nibyo rero nshaka kugira ngo tuzajye tubyiga buhoro buhoro, mbibigishe, mbibereke, nanjye narabyize, kandi ubumenyi nahawe ku mugano ntabwo nshaka kubugumana njyenyine. Niyo mpamvu nshaka ko nazabigisha n'abandi, nkabyigisha n'abandi, nyine hakagira abo bigirira akamaro, abazabyitaho, kandi n'abatazabyitaho ndakeka ko hari icyo bizabasigira, nk'uko nanjye ubu ngubu hari igihe nzajya mbereka icyo byamariye, cyane cyane iyo ubonye narakoze intebe nk'iriya nk'uko njya mbibereka, ni ibintu byo kwishimira muri make, nyine ukumva ko nawe hari ikintu wakoze. Iyo ugiye nk'ahantu ugasanga nk'ahantu wenda tuvuge nko mu bukwe, ugasanga nk'ubwo bukwe badekoye intebe wakoze, zicayeho abageni zisa neza, ugasanga hari abantu bapositinze video cyangwa se amafoto ye harimo intebe zawe, ukabona ukuntu bikeye, wumva wishimye mu by'ukuri. Nk'ubu ngubu hari intebe uzareba ugasanga nka Diamond, umuhanzi ukomeye muri Afurika w'Umutanzaniya, yicayemo. Iyo ntebe ntabwo wakwizera ko ari njye wayikoze, ariko Diamond yayikoreyemo video muri iriya ndirimbo ari kumwe na Jux, indirimbo yitwa Olulufemu. Ntabwo ndi umuhanga muri entertainment, ntabwo indirimbo nyibuka, ariko ndakeka ariyo video nshyashya ya Diamond iri hanze. Noneho na Harmonize, Konde Boy, waba umuzi, hari indirimbo aheruka gusohora ari kumwe nandi, ugiye ukayireba nubwo wabonamo iyo ntebe ni njye wayikoze. Amaberiso y'abana hariya urayibona, iriya ni beriso, nuko nyine itari mu mwanya wo kuba iri kugurishwa, ni sample iba yibereye aha ngaha dukorera, ku buryo waza washima tukayigukorera, kandi hari byinshi cyane ugomba kumenya ku mugano. Noneho nk'abantu b'abanyamakuru benshi, intebe zanjye bazikoresha, nayibona gutyo bikanyongerera kuba nakumva ko nyine nanjye binshimishije, mbese byongera ibyishimo byanjye. Urabona nk'izo ntebe hari aho uzajya urasanga akenshi bazidekoresheje mu bukwe muri za dote, zino zikoreshwa muri dote. Nkwibutsa kwereka dukorera hano ku Kinamba, urabona hano ni kuri cya kiraro gihuza Kacyiru na Nyarugenge, ku Kinamba neza, uzamutse uwo muhanda ubona uhinguka ku Muhima cyangwa ugakomeza ruguru mu mujyi. Ndagushishikariza kuzadusura aho uri hafi, ngaho kanda subscribe ubundi ujye ubona video nshyashya.